byo kwiga ijambo ry'Imana. Nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana. Njyewe ndi Musoni Flavien. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe uri hejuru witaruye ibintu byose, bikaguha n'ububasha bwo kwitegereza ibintu byose. Urukundo rwawe rugatuma ukurikirana ubuzima bwacu uko tubayeho, ukakemura ibibazo byacu, yaba iby'umubiri, yaba n'iby'umwuka, yaba n'iby'ubuzima busanzwe. Twongeye kugushimira yuko Imana idukurikirana. Watanze agakiza kugira ngo umwana w'umuntu agashyikire, ariko uyu munsi wa none intambara ikomeye irimo irarwanwa kuri Satani kugira ngo akureho ibyo umwana wawe yashyizeho. Turagusaba ngo wandike ijambo ryawe muri twebwe. Uyu munsi utumenyeshe ibya Yesu byose kandi ubitwandikemo. Ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, uduhumure amaso ngo tubone aho ibihe bigeze, kandi uduhe imbuto yo kwihangana. Mwuka wawe wera aduhe kwihana, kandi ikintu icyo ari cyo cyose cyadutandukanya nawe kigezweyo. Muri iri jambo abana bawe barambura ikiganza cyo kwizera, bashyikira amasezerano yawe, kandi umwuka wawe wera afungura amatwi bumve icyo umwuka abwira itorero. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwene data, nongeye kuguha ikaze muri uyu mwanya. Tugiye kwiga icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kurwanya ibyabereye i Karuvari ku mugaragaro. Uyu munsi urebye hirya no hino, urebye mu binyamakuru, ku maradiyo, mu bibwirizwa bitandukanye, urebye amadini atandukanye arimo kuvuka, byanga byakunda uzasanga icyo Satani arimo gukora, arimo ararwanya ibyabereye Karuvari. Niba hari ikintu Satani yibasiye kurusha ibindi bintu ibyo ari byo byose, ni igitambo cy'i Karuvari. Ikintu cyose Kristo yakoreye ku musaraba, icyo yavuze, icyo yari afite, byose byari bifitanye ubusobanuro n'amateka yacu y'icyaha no gucungurwa gukomoka muri Yesu Kristo. Ariko uyu munsi wa none nagiye mbabwire ngo Satani ararimbanyije gutesha agaciro ibyabereye Karuvari, kandi birababaje cyane. Muri uyu mwanya nagira ngo mbabwire ngo hariho ikintu cyo gukandagira ibyanditswe byera no kubitesha agaciro. Abantu barimo baragenda bashaka muri Bibiliya amasomo bahigahiga abashyigikira mu nyigisho zabo. Abantu barimo barasoma Bibiliya bagatangazwa nuko irimo guca intege kamere yabo. Gusa hari n'abandi basoma Bibiliya byatombola. Abandi nabo ni abamaze gufata Bibiliya bayishyiraho ingufuri barafunga, ku buryo kuri bo barashaka ibitekerezo by'abantu, barashaka amagambo y'abantu b'Imana, barashaka amagambo abahumuriza mu ntege nke zabo, barashaka amagambo abashyigikira mu ntege nke zabo, ariko ntabwo bashaka kubumbura ibyanditswe byera. Ibi rero bigatuma uyu munsi wa none Satani arimo gukora. Reka nkwibutse yuko kuri iyi nshuro ibyigisho turimo kwigisha turimo turabishingira ku masomo abiri akomeye. Somo rya mbere ni riri mu Mubwiriza igice cya 7:29, aho Bibiliya ivuga ngo dore icyo nabonye gusa ni iki, nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Ugaca akarongo ku ijambo ryitwa ibihimbano byinshi. Reka nkubwire ngo ibintu byose Imana yashyizeho bifitanye isano n'agakiza ndetse n'i Karuvari, Satani yazanye ibihimbano byinshi, ibindi abisobanura mu buryo butari bwo. Yeremiya 23:28, Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi ufite icyo yarose ntakirotore, kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuge ibinyakuri. Igihe kirageze ngo abantu bavuge ibinyakuri ku ijambo ry'Imana, batavuze ibyo babwiwe n'abandi, ahubwo bavuge ibyo ijambo ry'Imana ryababwiye. Nkwibutse yuko turimo turagendera ku nyito yitwa sola scriptura. Mu magambo make, ibyanditswe byera byonyine. Niba bitari muri Bibiliya si ibyanjye, ariko niba biri muri Bibiliya ni ibyanjye n'urubyaro rwanjye. Nshuti zanjye, iryo ryari ihame ry'abagorozi, ryari ihame ry'abaprotestani. Ubuprotestani butarata icyerekezo, n'uyu munsi wa none ryakagombye kuba ihame ry'umuntu wese wumva ashaka ubwami bw'Imana. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3:15, Petero yanditse avuga ku bya Pawulo n'abantu bo mu gihe cye bashakaga gucurika ibyanditswe na Pawulo ngo bihuze n'irari ryabo. Arangije arabandikira ku 15, arababwira ngo mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe. Ubwenge atahawe mu ishuri, ahubwo ubwenge yahawe n'Imana. Ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, iby'abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bikabazanira kurimbuka.
byanga byakunda mu gihe cya Petero hari harabonetse abantu bagoreka ibyanditswe byera kandi byabazaniraga kurimbuka. Ese niba mu gihe cya Petero hari abantu bacurikaga ibyanditswe byera, bite muri iki gisekuru, muri iki kinyejana cya 21? Ese aba bantu barahari? Ndahamanya nawe yuko aba bantu bahari. Ndahamanya nawe yuko amadini akora nk'ibi ngibi barahari. Ndahamanya nawe yuko abayobozi, abantu bize iby'iyobokamana bakora nk'ibi ngibi bahari. Ariko Pawulo yavuze ngo iteka ryabo, Petero yavuze ngo iteka ryabo ntirizatinda kuza. Nshuti zanjye, ndagira ngo nkubwire yuko uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ritwereka neza. Reka twihute mu bigendanye n'urupfu rwa Yesu. Buriya mu rupfu rwa Yesu harimo umusaraba, harimo ikamba bamwambitse, harimo imyenda ye, harimo inkovu zo mu biganza bye, harimo igituro aho yagiye, harimo umuzuko we, harimo amagambo yavuze. Mbega ibikorwa byabereye Karuvari byose bifitanye isano n'inyoko muntu uyu munsi wa none biribasiwe cyane kurusha ikindi gihe cyabereye. Uyu munsi wa none mwese mwemeza yuko, kandi ni nako ibyanditswe byera bitubwira, yuko Yesu yabambwe ku musaraba, kandi byanga byakunda Bibiliya ikanatwereka yuko Yesu afite inkovu bitewe n'uko ibiganza bye byapfumuwe. Ariko uyu munsi wa none inyigisho ya mbere y'igihimbano yamaze gushyirwaho, ni inyigisho igaragaza yuko Yesu atabambwe ngo ibiganza bye bitoborwe. Iyo ni inyigisho ya mbere. Iyi nyigisho nk'uko nabishyize ku rubuga hariya, niba murimo kureba kuri screen zanyu, iyi nyigisho yazanywe n'uwitwa Joseph Zayas n'uwitwa Eliezer Sekeles. Aba bagabo bavuze neza yuko byanga byakunda nta mpamvu n'imwe igaragaza yuko Yesu yabambwe ku musaraba, yabambwe hakoreshejwe imisaraba ndetse mu maguru ye no mu maboko, ahubwo bakavuga yuko umusaraba wari uteye mu bundi buryo, ku buryo icyo bakoze ari ukumuzirika gusa. Ni ukubera iki bazanye ubu buryo? Murabubona hariya kuri screen. Kubera iki ubu buryo babuzanye? Icya mbere ndagira ngo mbabaze, Bibiliya ivuga iki iyo Yesu abambwa nk'uko turimo kubibona kuri screen zanyu? Ndagira ngo mbabwire yuko bwari kuba nta busobanuro bifite, kuko ibyanditswe byera bifite icyo bisobanura ku nkovu zo mu biganza za Yesu. Ubuhanuzi bwari bwaragiye bubyerekana. Reka mbibutse yuko nanone ngo hari ubushakashatsi bwakozwe mu Baheburayo muri kaminuza, muri kaminuza yitwa Hadassah University ari yigirwamo iby'ubuvuzi, ngo nabo barabyemeje, ngo bemeje yuko byanga byakunda, ngo basanze ngo uburyo Abaroma babambaga, ngo nta muntu bashyiragaho umusaraba, ngo nta muntu bashyiragaho imisumari. Ibi bikarwanya iki? Bikarwanya imisumari yikuweho. Biba bivuze ngo barimo bararwanya yuko inkovu za Yesu zavugwa. Ariko inkovu za Yesu zifite ubusobanuro budasanzwe. Muri iki cyigisho turi bunibaze cyane, ese abantu bamwe bavuga yuko Yesu, noneho iyo ni inyigisho ya mbere. Inyigisho ya kabiri, bamwe bemeza yuko Yesu yapfumuwe mu kiganza mo hano hagati, abandi bakemera yuko Yesu yapfumuwe hano munsi y'akaboko atari mu kiganza. Ese ibi ngibi byo byaturutse byaje gute? Ibi binyoma byose birimo biramamazwa n'amafilime arimo gukinwa na Hollywood, kandi ayo mafilime yitwa amafilime y'Imana, ndetse filime nyinshi za Yesu ubu bageze no kuri filime yitwa Jesus the Superstar. Ndagira mbabwire ngo ni filime zirimo kurwanya Bibiliya. Ufashe Bibiliya ukareba izo filime, ngira ngo murabizi abantu bamaze iminsi mwereka abana banyu amafilime yitwa ngo ni amafilime yo muri Bibiliya, musigaye mubonamo ibintu bidafite aho byanditswe mu byanditswe byera, inkuru ubona zisebya Bibiliya, ariko ukabona nizo nkuru zikunzwe. Rero nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo muri iki cyigisho tugiye kureba uburozi bukomeye burimo gutangwa n'aba bakinnyi b'amafilime. Tugiye kureba uburyo icyo Bibiliya yavugaga, ubuhanuzi bwavugaga kuri Kristo yagombaga gusohoza i Karuvari, uburyo icyo kintu aba bantu bakina amafilime n'abantu bakina bashushanya ibishushanyo bagiye bakirwanya. Reka tubanze turebe Bibiliya itubwira ngo iki. Mu gitabo cya Luka igice cya 24 umurongo 27, Luka 24 umurongo 27, igihe Yesu yari amaze kuzuka yabonanye n'abigishwa be, arangije ababwira ibintu by'ingenzi bagombaga kwitaho niba bashaka gusobanukirwa neza agaciro k'urupfu rwe. Kandi n'uyu munsi wa none nshuti yanjye, nagira ngo mbikubwire, niba nawe udafashe umwanya ibi bitabo ngiye kukubwira ngo byige, ari Yesu wabyivugiye. Ibi bitabo nutabyiga ntabwo uzamenya icyo urupfu
rwa Yesu rwari rusobanuye. Luka 24:27 atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Mu magambo make, urupfu rwa Yesu rwari rwaravuzwe na Mose, rwari rwaravuzwe n'abahanuzi bose. Kubw'ibyo Yesu mbere y'uko abasobanurira abigishwa be yifashishije Mose, yahereye kuri Mose arangije aragenda ageza ku bahanuzi. Uyu munsi wa none dufite ibitabo 5 bya Mose: Itangiriro, Kuva, Kubara, Abarewi, Gutegeka kwa kabiri, ariko tukajya n'ikindi gitabo kidasanzwe cyitwa Yobu. Ariko najya mbabwira inshuti zanjye, ibyo bitabo byose byerereza Imana n'ijambo ryayo n'amategeko yayo. Ariko uyu munsi wa none abantu barashaka kwiga Karuvari Mose atajemo, barashaka kwiga Karuvari nta wundi muhanuzi ujemo. Luka 24:44 Yesu asezera ku bigishwa be, kuri uwo murongo baranditse ngo, maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Mu magambo make, niba ushaka kumenya neza iby'urupfu rwa Yesu ukeneye kwiga amategeko ya Mose. Harya muribuka yuko uretse ukuyemo amategeko 10, andi mategeko yose yashushanyaga urupfu rwa Yesu ruzabera i Karuvari. Kuko amategeko 10 impamvu nyashyize ku ruhande nuko yo yerekana isano y'Imana n'umuntu uyikunda, yaba mbere y'icyaha, yaba muri ubu buzima bwacu, ndetse kuzageza mu ijuru. Amategeko 10 y'Imana azaguma kuba isano iri hagati y'Imana n'abantu bayo. Rero amategeko yandi yose Abisirayeli bari bahawe yose yaragendaga agatunga urutoki Kristo. Ariko nanone Imana ishimwe, kuko Kristo yabambiwe i Karuvari kugira ngo n'amategeko 10 y'Imana iyi mibiri yacu ibashe kuyashyira mu bikorwa. Rero iki kintu kiratangaje. Yesu arangije aravuga ngo niba bashaka kumenya iby'urupfu rwe n'agaciro karwo, birabasaba kwiga ibyanditswe mu mategeko ya Mose, birasaba kwiga ibyanditswe n'abahanuzi byahanuwe, birabasaba nanone kwiga muri Zaburi. Ese inshuti zanjye, mujya mugira amahirwe yo kumva mushaka kwiga Karuvari muyigiye mu mucyo w'abandi bahanuzi. Ujya ufata Yesaya, Ezekiyeli, Yeremiya na Daniyeli. Ese ujya ugerageza kwiga ibyahishuwe ngo bigereranye n'i Karuvari? Niba udashobora guhuza ubuhanuzi n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'igitambo cye, cyaba ari ikibazo gikomeye. Twihuta, Zekariya igice cya 13:4. Ese iriya nyigisho ya buriya bushakashatsi bwakozwe muri Isiraheli, muri iriya kaminuza, barangiza bagahita bavuga ngo hari ubushakashatsi bakoze, ngo barangije ngo basanga ngo Abaroma ngo mu gihe cyabo ngo bagiye bakoranazaga ngo Isiraheli ngo ntago ngo babambaga abantu ngo bakoresha imisaraba, ngo ahubwo barabazirikaga. Ariko wakwibaza, ese kubera iki bari abantu ubu hariho inyigisho yo kwerekana Yesu abambwe ariko atabambwe n'imisaraba, ahubwo aziritse gusa? Impamvu ya mbere ngiyi, Zekariya 13:4 Bibiliya iravuga hari ubuhanuzi bwerekanaga ko Yesu yagombaga kuzapfumurwa. Kandi muri Zekariya 13 Zekariya yabayeho mbere y'imyaka irenga 600 yuko Yesu avuka. Ariko ikintu gitangaje, umurongo wa 4 baranditse ngo, nuko uwo munsi abahanuzi bose nibahanura bazakorwa n'isoni zo kuvuga ibyo beretswe, kandi ntibazongera kwambara imyambaro y'ubwoya yo kubeshya, ahubwo azahakana ati, sindi umuhanuzi, ndi umuhinzi w'ubutaka kuko banguze nkiri muto. Umurongo wa 6 utandukanye n'umurongo wa 4. Umurongo wa 6 wo uratangaje, ugiye guhita werekeza ku buhanuzi. Umurongo wa 6, kandi bazambaza bati, izo nguma zo mu biganza byawe wazikomerekejwe n'iki? Nawe azabasubiza ati, izi nguma nazikomerekeye mu nzu y'inshuti zanjye. Igihe Kristo yavaga mu ijuru aje mu isi, yaravuye umwana w'Imana, yaraje gusura urugo rw'inshuti ze. Ariko ahageze yahuye n'ikibazo, kuko yasanze inshuti ze ziri mu kaga, arazitangira. Ibi byatumye rero akomereka mu biganza. Mu gihe abana b'Imana bazaba bari mu ijuru, kimwe mu bimenyetso bizakomeza kutwibutsa inama y'agakiza ndetse n'urukundo Imana yadukunze, ni inkovu Yesu azaba afite. Mu ijuru hazaboneka abantu batazi ko Yesu yanabapfiriye, abantu bagiye
binjizwa mu ijuru no kumvira ko amategeko y'Imana yari yanditswe ku mitima yabo, ariko batamenye ko Yesu yapfuye, abangaba mu ijuru bazamubaza bati izo nkovu zisobanura iki? Azabasubiza ko ari inguma yakomerekeye mu nzu y'inshuti ze. Rero izi nkovu zifite akamaro. Yesaya 49:15, mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzabikwibagirwa. Dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Amen. Gupfumurwa kw'ibiganza bya Yesu nanone ntabwo byiswe inkovu, ahubwo nanone byiswe imanzi. Mu magambo make, iyo Imana irebye mu biganza bya Kristo ibonyemo inkovu, ibonamo ubwoko bwayo n'imitorero riri. Mu magambo make, itorero rya Kristo ryakomotse mu nkovu zo mu biganza bya Kristo. Niyo mpamvu iri somo ryo muri Yesaya 49:15 rihamanya na biriya. Kuvuga rero ko Yesu yabambwe aziritswe, nta musaraba ukoreshejwe, umusaraba ukoreshejwe ariko ntihakoreshwe imisumari, ndetse ni ikimenyimenyi kivuga yuko atapfumuwe, ni ukurwanya inama y'agakiza. Zaburi 22:17, twibuke ko Yesu yavuze yuko abashaka kwiga ibye neza n'iby'i Karuvari bagomba kubyigira muri Zaburi no mu mategeko ya Mose n'ibyahanuwe. Zaburi 22:17, kuko imbwa zingose umutwe w'abanyabyaha untaye hagati. Ngibi bintu byabaye kuri Kristo igihe ari i Karuvari, azengurutswe n'ingabo z'Abaroma, azengurutswe n'abayobozi b'Abayuda, azengurutswe n'intumwa ze zacitse intege, azengurutswe n'abantu baje bashungereye gusa. Bibiliya yahamije neza ko hasohoye ubuhanuzi bwo muri Zaburi 22:17, kandi muri iyo Zaburi yavugaga ngo iki? Bantoboye ibiganza n'ibirenge. Amen. Kuko ibyo rero iri somo riratwereka yuko Kristo yagombaga gupfumurwa ibiganza, agapfumurwa n'ibirenge. Rero nshuti zanjye, ibi birerekana yuko ubu buryo ni uburyo bushyashya bwo kurwanya Kristo. Nanone reka twerekere ku kindi cya kabiri. Uyu munsi wa none abantu benshi, bamwe bavuga yuko Yesu yabambwe ku musaraba, abandi bakavuga ko yabambwe ku giti gihagaze cyonyine, ndetse abandi bakavuga ko yabambwe ku musaraba wa X, ndetse nagira mbabwire nk'uko mureba kuri screen zanyu hari amoko ageze kuri 4 y'imisaraba abantu bavuga ko Yesu yabambweho. Ariko wareba umusaraba umwe ni igiti gisanzwe, undi musaraba ni uwitwa payi, undi ni umusaraba umeze nka T, undi ni umusaraba umeze nka X. Rero iki ngiki wakwibaza iki kintu ni igiki? Mu gitabo nkunda cyane cy'inyandiko, inyandiko z'ibanze, yego, muri iki gitabo baranditse ngo kwerereza umusaraba. Ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, paje ya 298, byakozwe n'intumwa paje 298. Baranditse ngo kwerereza umusaraba w'i Karuvari nibyo byari impamvu iruta izindi yabaga isoko y'amagambo ye n'ibikorwa bye. Mu magambo make, Pawulo yigisha kwerereza umusaraba w'i Karuvari nibyo byari biri muri we. None murumva yuko umusaraba wari waratwaye intekerezo za Pawulo n'izindi ntumwa, kandi umusaraba watangiye ari ikintu gisa naho agiteje isoni, ariko waje guhinduka ikintu kidasanzwe. Imisaraba, reka ngire ikintu mbabwira gikomeye. Uyu munsi wa none, nubwo turimo kwiga umusaraba, mutagira ngo kiriya giti ubwacyo gifite icyo gisobanura. Hari impamvu zatumye abantu batangira gusenga imisaraba, batangira gukora ibimenyetso by'imisaraba, ariko izo mpamvu ntago zikomoka muri Bibiliya. Iyo bavuze umusaraba muri Bibiliya baba bavuga igitambo cya Kristo. Umusaraba ushushanya urupfu rwa Yesu n'icyo Kristo yadukoreye. Ariko uyu munsi wa none, amadini ya gipagani yose yifashisha umusaraba nk'ikintu cyerekana ko Imana iri kumwe nabo. Murabizi hari abantu ngo berekwe imisaraba paka bawubonye akaba aribwo bemera ko bababariwe. Hari abandi bambara imisaraba, hari abayishyira ku nzu n'iki. Ariko reka tubanze twibaze, mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 400, ni bande bazanye imisaraba? Paje 400, igitabo cy'intambara ikomeye mu cyigisho cyitwa intego z'ubupapa, ni icyigisho cya 35, baranditse ngo ubupapa bwujuje imisaraba muri kiliziya zabo, ku ntambiro no ku myambaro yabo. Ahantu hose uhasanga ikimenyetso cy'umusaraba. Mu magambo make, kwambara imisaraba, kuyigendana, kuyishinga ahantu, kuyifashisha, kuyiramya no kuyerekwa byatangijwe n'ubupapa. Kandi ikindi kintu gikomeye, ahantu hose umusaraba uri harubahwa kandi hagahabwa ikuzo. Ariko inyigisho za Kristo zo bazihambye hagati y'imihango itagira umumaro, ubusobanuro bw'ibinyoma n'imigenzi idashyitse. Mu magambo make,
bagaragaza abantu benshi ku isi bagaragaza ko bubashye umusaraba cyane, barawambara, bawushyira ku nzu, barawusenga, barawuririra, ariko imihango, ubusobanuro nyabwo, inyigisho za Kristo wabambwe ku musaraba bazibambira mu mihango itagira umumaro. Muri iki gitabo cy'intambara ikomeye kandi kuri paji 27 na paji ya 28 baranditse ngo abategetsi b'Abanyaroma bihatiye gutera Abayuda ubwoba bagamije kubatera kumanika amaboko ngo bemere ko batsinzwe. Aha ni igihe muri 70 Yerusalemu yari igiye kurimburwa. Mutega amatwi, muri 70 Yerusalemu igiye kurimburwa. Byagenze gute? Mwibuka ko muri 70 hari hashize imyaka irenga 37 Yesu Kristo asubiye mu ijuru. Rero mutega amatwi kugira ngo tumenye ese koko umusaraba Yesu yabambwe ku musaraba cyangwa ntiyabambwe ku musaraba, kuko hari n'abatemera ko yabambwe ku musaraba. Twihuse, hano baranditse ngo ababaga bafashwe bakagirwa imfungwa ariko bagakomeza kwinangira bakubitwaga ibiboko bakicwa urubozo kandi bakabambwa ku nkuta z'uwo mujyi. Buri munsi abantu magana menshi bicwaga muri ubwo buryo, kandi icyo gikorwa gishishana cyarakomeje kugeza ubwo mu kibaya cya Yehoshafati n'iki Karuvari hari hashinze imisaraba myinshi ku buryo bitari byoroshye kubona aho uca ngo uyinyure hagati. Bagezweho n'umuvumo uteye ubwoba bari barisabiye igihe bari imbere y'intebe y'imanza ya Pilato bavuga ngo amaraso ye araduhame ahame n'abana bacu. Mu magambo make, umusaraba Yesu yabambweho ntabwo ari umusaraba w'Abayuda, ni umusaraba w'Abaroma. Icyo kintu mugomba kukimenya. Ni nayo mpamvu igihe Abaroma bagarukaga muri 70 baje gusenya Yerusalemu, Abisiraheli bakabigaragambyaho, barabafashe barababamba kuva i Yerusalemu kugeza i Karuvari. Yari imisaraba ihagaze ishinzeho abantu. Mu magambo make rero, ibyo byari ugusoza aya magambo avuga ngo amaraso ye azaduhame n'abana bacu. Rero nshuti zanjye, Abisiraheli bajyaga bakoresha igihano cy'urupfu kera bataraba munsi y'Abayuda, bataraba munsi y'Abaroma. Abisiraheli bari bafite ibihano bibiri bikomeye: kumanika umuntu ku giti gisanzwe, icyo ni icya mbere; icya kabiri ni ukumutera amabuye. Ubwo bwari uburyo bubiri bicagamo abantu bakoze ibyaha. Ariko igihe Abaroma baje kubayobora, Abaroma ntabwo bongeye kwemerera Abisiraheli kwica abantu. Ntabwo bari gushobora gutera umuntu amabuye, nta nubwo bari gushobora kubamba umuntu kuri cya giti cyabo. Ahubwo Roma yari ifite igihano. Ndetse ubushakashatsi bwerekana ko mbere y'umwaka 60 mbere yo kuvuka kwa Yesu, Abaroma bari baratangiye kwifashisha igihano cyo kubamba abantu ku musaraba umeze gutya. Ariko uwo musaraba bawukoresha iki? Uwo musaraba, iyi nyigisho yo kubamba abantu ku musaraba, Abaroma nabo bayitiye muri Phoenician. Abantu muri Phoenician nabo muri za Libani bari baragiye nabo bayitira muri Egiputa. Rero iyi nyigisho yo kubamba abantu ku musaraba, Abaroma nicyo gihano gikomeye cyane bagiraga, kandi bari barashyize itegeko ko nta Muroma wabambwa. Rero nshuti zanjye, ntago Yesu yabambwe ku giti gusa kimwe gihagaze, ahubwo Yesu yabambwe ku musaraba, kuko Abaroma nibo bari bifite mu nshingano. Reka twihuta tuze kureba rero Abafilipi igice cya 3:17. Bene data, mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu, izo mudufite icyitegererezo. Hariho benshi bagenda ukundi, abo nabibabwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. N'uyu munsi wa none abanzi b'umusaraba wa Kristo barahari. Abantu barwanya ibyabereye Karuvari, abantu babicurika, n'abantu bafite ibyo bakuraho. Mu gitabo cya mbere cy'Abakorino, urwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya mbere 18, ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Mu magambo make, nta muntu ukwiye kugira ibyo ahindura by'umusaraba wa Kristo, kuko nanone byanga byakunda byaba bibyaye ubundi busobanuro burwanya agakiza. Babamba Yesu byagenze gute? Yohana 19:17. Twihuta, Yohana yaranditse ngo asohoka yiyikoreye umusaraba agera ahantu hitwa Inyabihanga. Bibiliya ntiyari inaniwe kuvuga igiti, ariko Bibiliya yavuze umusaraba. Agera ahantu hitwa Inyabihanga, mu Ruheburayo hitwa Igorogota. Bamubambanaho n'abandi babiri hirya no hino. Ubwo Yesu yabambanywe n'abantu bangahe? Abantu babiri, umwe hirya undi hino. Yesu yari ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba. Pilato yanditse urwandiko arushyira ku musaraba. Tugiye kureba uburyo ibi bintu byose Satani agiye kubirwanya. Yaba urwandiko, yaba umubare w'abantu Yesu yabambanywe nabo, yaba uko Yesu yabambwe, byose. Pilato arangije yandika urwandiko arushyira ku musaraba rwanditseho ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma
kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. Magambo make, aya amagambo banditse hejuru ya Yesu yari ari mu Giheburayo, akaba mu Kiroma, yarangiza akaba mu Kigiriki. Turaza kuza kureba uburyo Satani arwanya ibi bintu. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arasubiza ati, icyo nanditse ntacyanditse. Bashatse ko ahindura amagambo y'ibyo yanditse ku musaraba. Pilato arababwira ati, icyo nanditse ntacyanditse. Mu gitabo cy'Itwifuzwe byose bavuga yuko Imana ariyo yongoreye, yabwiye Pilato kutanyuranya, kudakuraho ayo magambo make. Imana niyo yashatse yuko, kuko Yesu yagombaga gupfa afite byose, ari umuhanuzi, ari umutambyi mukuru, kandi ari n'umwami. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Yesu yagombaga kuba umwami, akaba umutambyi mukuru, akaba n'umuhanuzi. Ni nayo mpamvu muri Matayo 24 Yesu yagaragaye nk'umuhanuzi, yerekana imperuka ku kugeza kugaruka kwe. Noneho arangije Yesu Kristo ari ku musaraba ahinduka umutambyi, ariyo mpamvu umutambyi mukuru. Niyo mpamvu umwenda ukingiriza hera n'ahera cyane watabutsemo kabiri. Kandi nanone Yesu yagombaga kuba umwami, niyo mpamvu Pilato yabyanditse. Rero nshuti zanjye, twihute, reka duhere ku magambo, ku rwandiko Pilato yanditse. Tubonye ko rwari rwanditse mu ndimi eshatu: Igiheburayo, Ikigiriki, yarangiza kikaba cyanditse no mu Ruroma, mu Kinyaroma. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo aya magambo yavugaga ko Yesu ari umwami, ari umwami, ari w'i Nazareti, ari umwami w'Abayahudi. Nimurebe uburyo uyu munsi wa none, amashusho murareba kuri screen zanyu. Noneho hariya magambo barayafashe bayandikaho INRI cyangwa se INRI. Bivuze ngo iki? Iriya INRI isobanura iki? Murabona yuko ku mashusho menshi, ku makarindari, mu mafilime menshi, Yesu baramubamba bakandika INRI. Ese nagira ngo mbabaze, buriya ariya magambo ari hariya kuri uriya musaraba, buriya magambo aragaragaza icyarimwe Igiheburayo ndetse n'Ikigiriki n'Ikiromani? Reka dukurikirane aya magambo tumenye icyo asobanura. Muri dictionary yitwa The Free Dictionary by Farlex, iriya dictionary basobanuye iriya jambo ryitwa INRI, reka mbisome mu Kinyarwanda. INRI baranditse baravuga ngo ubusobanuro bwayo: INRI bisobanura Iesus Nazarenus Rex Iodearum. Bikavuga yuko Yesu ari umwami, ari Yesu w'i Nazareti ari umwami w'Abayahudi. Ariko nureba hari ubundi busobanuro dictionary yatanze nanone burimo hasi bwaki abajesuite, buri mu ibendera ry'abajesuite. Bivuga ngo Iustumum Necar Reges Impios. Bisobanura ngo iki? Bisobanura mu by'ukuri guhangana no kwica urubozo no kutihanganira umuntu wese uzazana inyigisho zirwanya Kiliziya, yaba ari umwami, yaba ari guverinoma cyangwa umutegetsi uwo ari we wese. Ibi bivuze ngo iki rero? Ni ukuvuga ngo ririya jambo INRI iyo rishyizwe ku bintu byinshi by'ibishushanyo, abajesuite baberekana yuko biteguye kuzahangana n'umuntu uwo ari we wese warwanya inyigisho za Kiliziya, akanyuranya nazo, akazana izindi nyigisho zitwa ukuri, kuko kuri Kiliziya zitwa ubuyobe, aribyo bita heretical. Kandi waba umwami, yaba guverinoma, yaba n'umutegetsi uwo ari we wese uzibeshya akabizana, biteguye guhangana nawe. Ubwo rero nshuti zanjye, murareba nk'uriya musaraba w'abajesuite uriho IHS, nabwo ni ubundi buryo bw'abajesuite budasanzwe. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ibi byose ni ugucurika ibyabereye i Karuvali, ububasha bwa Kristo ntibugaragare. Twihuta, abahamya ba Yehova bari mu matsinda atajya yemera umusaraba wa Kristo. Byagenze gute kugira ngo abahamya ba Yehova batemere umusaraba wa Kristo, ahubwo bemeze yuko Yesu yabambwe ku giti? Nimureba neza ku rubuga rwa Wikipedia, narushyizeho hariya kuri screen zanyu, murabibona higeze kubaho igihe bakoreshaga umusaraba ucometse mu ikamba. Uyu musaraba ucometse mu ikamba, icyo bita the cross and crown, uyu musaraba wakoreshwaga n'abakristo mu buryo bwo kwerekana intsinzi ya Kristo. Ariko mu by'ukuri uyu musaraba wakoreshwaga n'abandi, Abaroma, Kiliziya Gatolika y'i Roma, wakoreshwaga n'amatsinda atandukanye ya Gikristo n'aba Orthodox.
uyu kandi uyu musaraba wakomeje gukoreshwa n'abandi bantu ucometse mu ikamba. Ariko mutega amatwi ikintu gitangaje, uyu musaraba kandi urahengamye, ucometse mu ikamba kandi uhengamye. Iryo kamba naryo rifite akantu kameze nka mpande eshatu imbere mu jisho. Ibyo murahita mubyumva icyo bisobanura. Hano baranditse kuri uru rubuga, baranditse yuko iyi symbol cyangwa se iki kimenyetso cyakoreshwaga nanone n'aba Freemason. Freemason n'abitwa aba Knight Templars. Abangaba bakoreshaga iki kimenyetso kandi aba ni abapfumu, ni amashyirahamwe akorera mu bwiru atemera Imana. Iyi symbole kandi yakoreshejwe na Constantino, mwumva amateka. Noneho kandi iyi symbole yaje kwitwa nanone Shiro. Iyi symbole kandi yakoreshwaga, n'urwo rubuga ndimo gusomaho, iyi symbole yakoreshwaga n'abitwa Bible Student Movement, aribo baje guhinduka abahamya ba Yehova. Ndetse nimureba neza mu mwaka wa 1881 mu kwezi kwa mbere, Zion's Watch Tower, ni ukuvuga ngo iriya icapiro rikuru ry'abahamya ba Yehova, bagerageje gukurikirana iyi ntuza, iyi symbole, cyane cyane ko Charles Taze Russell watangije abahamya ba Yehova, uyu nguyu yari yarayikoresheje. Ariko nyuma abahamya ba Yehova bamaze kubona ibi bintu bidasobanutse, bahinduye doctrine, bamaze kuvumbura yuko aba Freemason nabo bakoresha iyi symbole. Bahise bavuga bati uyu musaraba uhengamye na ririya kamba ricometsemo ubwo ari iby'abapagani, reka tuve kuri iyi nyigisho y'umusaraba tujye ku yindi nyigisho. Aho niho bahereye bavuga yuko Yesu yabambwe ku giti kimwe gihagaze kitagira igitambitse. Uru ni urubuga rwa Wikipedia rubyerekana. Nshuti zanjye rero najya mbabwira, abahamya ba Yehova mbere bizeraga umusaraba, ko Yesu yabambwe ku musaraba. Nyuma yaho nk'uko uru rubuga rubitwereka nibwo babihinduye. Ariko nanone nshuti zanjye, uyu musaraba kubuhengamye bwabyo ni ikindi kintu. Reka mbibutse yuko uyu mugabo witwa Charles Taze Russell kuri Wikipedia muri urwo rubuga bavuze yuko yigeze kujya kwigisha aba Masonic, Freemason. Agiye kubigisha avuga amagambo akomeye, aravuga ngo hari ibintu bimwe na bimwe muriraho n'aba Freemason, ariko atari uko nabigiyeho, ahubwo ntazi n'impamvu ibitera. Ariko nyuma yaho uyu mugabo yageze aho ahakana yuko ari umu Freemason kandi ahakana yuko ibintu bakora ari bibi. Gusa iyi nyigisho yo kwanga umusaraba yatumye uyu munsi wa none inyigisho zabo zigaragaza ko Yesu yabambwe. Ariko nanone nagira ngo mbibutse nanone yuko uyu mugabo witwa Charles Taze Russell, mbibutsa yuko mu cya 870 yajyaga akurikirana inyigisho z'amatsinda atandukanye, cyane cyane ko kera yahoze ari umupresbyterian. Nyuma yaho ubuzima burahinduka bivamo, yagiye aca mu matsinda atandukanye ku buryo yajyaga yiga n'inyigisho z'abamirelite, bari abantu bari bategereje guharuka kwa Yesu, bitwaga abadivantisiti ba mbere. Ariko inyigisho zatumye atandukana nabo. We yari afite inyigisho zinyurana n'iz'abadivantisite. Mu nyigisho ze z'ubwiru yari afite, nubwo yajyaga akurikira abadivantisite abo barimo kwiga akicarana nabo mu materaniro yabo, yari afite inyigisho zirwanya yuko nta muriro uzabaho. Ubundi akavuga yuko kudapfa kwa roho, yavugaga yuko kudapfa kwa roho, yavugaga yuko umuntu adapfa neza, yavugaga ntabwo yemeraga ubumana bwa Kristo. Uyu mugabo Taze Russell n'uyu munsi wa none ntabwo amatsinda y'abahamya ba Yehova yemera ko Yesu ari Imana. Ikindi kandi ntabwo bemera ubutatu, ntabwo bemera ko Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera ari Imana yemeye kumanuka kugira ngo ikize inyoko muntu, ahubwo ntabwo babyemera. Izi nyigisho rero zose zatumye Taze Russell ahura n'ibibazo, dore ko yapfuye mu 1916. Ariko nshuti zanjye nagira mbabwire ngo izi nyigisho ze mu mwaka w'1931, ubwo ari amatsinda bahindukaga bakitwa abahamya ba Yehova, bakomeje inyigisho y'uko umusaraba wa Yesu utigeze ugira ibiti bibiri. Hari umugabo ukomeye cyane witwa Jonas Wendell. Uyu mugabo yari umudivantiste, n'umwe mu bantu bajyaga bigisha inyigisho yo kugaruka kwa Yesu. Kandi Taze Russell yajyaga yumva inyigisho z'uyu mugabo, ndetse na Taze Russell yatangiye kwigisha Bibiliya no kwiga ibintu by'ubuhanuzi ahereye ku nyigisho z'uyu mugabo witwa Jonas Wendell. Reka mbabwire yuko uyu munsi wa none abahamya berekana ko Yesu yabambwe, ntabambwe mu biganza mo hagati, ahubwo akabambwa munsi y'ikiganza. Noneho barangiza kandi bakerekana yuko Yesu yabambwe ku misaraba ibiri, umwe mu kaboko hejuru, uwundi hasi mu kaguru.
iyi nyigisho ikarwanya iby'ikaruvari, kuko niba mubireba neza ntabwo mu biganza hagati inkovu zaho zirimo zizagaragara. Twihuta, inyigisho yo kubambwa ku giti yari yagiye ishyigikirwa n'abandi bantu benshi, barimo umugabo wari umwepiscopal preacher ukomeye cyane witwa Henry Dana Ward. Uyu nguyu yavuze yuko nawe Yesu yabambwe ku giti. Iyi nyigisho yarakomeje igera ku mugabo witwa Bullinger nawe yavuze neza yuko byanga byakunda Yesu yabambwe ku cyo bita storos, kandi iyo storos isobanura igiti kimwe. Noneho rero arangije Bullinger yavuze yuko uramutse ugiye ni Roma kuhasura, byanga byakunda wasanga Yesu ataragize gute, atarigeze abambwa ku musaraba ufite ibiti bibiri. Ukibaza iki ni igihamya kuvuga ngo Roma ujye kuhasura urebe umusaraba uhari? Ntabwo. Ariko nanone iki nacyo ni ikindi kinyoma. Reka mbibutse ko uyu mugabo witwa Henry Dana Ward, abazi igitabo cy'intambara ikomeye cy'icyongereza edisiyo yo mu cya 888, uyu mugabo witwa Dana Ward, amagambo yanditseho niwe wari wayavuze mu kinyamakuru. Nimubireba, uyu mugabo rero aratangaje cyane. Uyu mugabo yageze aho ata inyigisho z'abamireri, arangije aragenda nawe arayoba, bigaragara yuko byanga byakunda nawe yangijwe n'inyigisho zuriya mugabo witwa Tazeruseri. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ibintu birakomeye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5:30, Bibiliya iravuga ngo Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Kubera iki Paulo yavuze aya magambo? Ni ukuvuga ngo mu buryo bwumvikana mu gihe cya Bibiliya, umusaraba, abantu abigishwa ba Yesu umunyigisho zabo bayibandaga ku musaraba, ariko umusaraba wazamuraga ikibazo cyane. Niyo mpamvu hari aho muzasanga mu gihe cy'intumwa bajyaga bavuga igiti, kwari ukugira ngo kuko iyo bavugaga umusaraba byanga byakunda abantu babaga barimo kubwira bibukaga uburangare n'ubugome bagiriye Yesu, ndetse buri munsi iyo babivugaga bumvaga ari ukubacira witeka cyangwa kubacyurira. Niyo mpamvu hari aho muzasanga mu bitabo mu nzandiko z'intumwa bagiye bakandika amagambo ngo uwo mwishe ku giti mukamubamba ku giti, ariko ntibivuze ko Yesu yabambwe ku giti kimwe. Noneho rero ikintu kigaragara ngiki, ijambo ry'Imana riratangaje. Gutegeka kwa 2:21-22, kandi umuntu nakora icyaha gikwiriye kumwicisha bakamwica, ukamumanika ku giti, intumbi ye ntizarare kuri icyo giti, ahubwo ntuzareke kumuhamba uwo munsi, kuko umanitswe ku giti ari ikivume ku Mana. Nuko umuhambire kugira ngo utanduza igihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo. Twihuta, iri somo rirasobanura iki? Iri somo rirerekana yuko mu gihe Abisirayeli aribo bari bakifitiye ububasha mu gihe cya kera guturuka mu gihe cya Mose, batari mu buretwa bw'abandi bantu, bamanikaga abantu ku giti. Ariko Abaroma noneho nibo bikoreye icyo ngicyo. Ibyakozwe n'intumwa 13:28 havuga ngo iki? Kandi nubwo babuze impamvu zo kumwica, intumwa zabivugaga, basaba Pilato kumwica. Iri somo riratwereka iki? Riratwereka yuko Abayuda nta bubasha bari bagifite bwo kwica umuntu. Kubw'ibyo rero Pilato yagombaga kwica Yesu, akamwica mu buryo bwemewe n'amategeko y'Abaroma, atari uburyo bwemewe n'Abayuda. Cyokoze Yesu amaze gupfa, Abayahudi baravuze bati nanone reka tugende byanga byakunda kugira ngo turinde umurambo we batazawiba. Ariko nshuti zanjye, ibi byose ni uburyo bwo kurwanya ibyabereye Karuvari. Bamaze gusohoza ibyanditswe kuri we byose, bamumanura ku giti, bamushyira mu mva, ariko Imana iramuzura. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo aya masomo ntabwo yerekana ko Yesu yabambwe ku giti, ahubwo aya masomo arimo arerekana yuko kumanurwa kwa Yesu, ni ukuvuga ngo niyo mvugo yakoreshwaga icyo gihe. Abisirayeli niyo mvugo bari baramenyereye guturuka mu gihe cya Mose, ariko munsi y'uburetwa bw'Abaroma ntabwo Abisirayeli bari bagifite ububasha bwo kubamba umuntu. Nanone ikindi, uretse kurwanya umusaraba, noneho rero hari n'undi mugabo, uyu mugabo witwa Bullinger. Uyu mugabo witwa Bullinger ni umugabo ukomeye cyane, wakoze ibintu byinshi cyane. Uyu mugabo witwa Bullinger yazanye indi nyigisho yuko Yesu atabambanywe n'abantu babiri, ahubwo yabambanywe n'abandi bantu 4, Yesu akaba uwa 5. Murimo murabireba kuri screen zabo, ndetse website ya Wikipedia yarabigaragaje. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo hariho intambara yo gucurika ijambo ry'Imana, kandi birimo biracurikwa n'abantu bize amashuri akomeye, abantu bagiye baba abantu bakomeye bemerwa n'amadini atandukanye, nibo barimo kuzana izi nyigisho. Uyu noneho we yavuze ngo iki? Yarabanje avuga yuko Yesu atabambwe ku hanyuma, ngo ahubwo ko yabambwe ari Wednesday. Ngo ntabwo Yesu yabambwe ku hanyuma Vendredi, ngo ahubwo yabambwe ari Mercredi.
uyu mugabo arangije azana izindi nyigisho, avuga yuko byanga byakunda afite igihamya cy'uko yagiye i Roma arahazenguruka arahitegereza, arangije ngo asanga hari ahantu yabonye biratangaje cyane. Yabonye ngo imisaraba 5 uwa Yesu uyisumba, iyindi misaraba 4 iwuzengurutse. Ubwo ni ukuvuga ngo noneho nta nubwo Yesu yarabambanywe n'ibisambo 2. Iyi nyigisho yamaze kuza, muze kujya kuri rubuga muri bwumirwe vuba bidatinze, yagiye gutangira gukinwa filime, kandi ngira ngo mwarabibonye ku mashusho amwe n'amwe asigaye aza y'amafoto, muzabona hari imisaraba 4, umusaraba umwe uyisumba. Ni uburyo bwo kurwanya ibyabereye Karuvari, ko Bibiliya itubwira yuko abantu bari babambwe Karuvari bari abantu 2 hamwe na Yesu, igisambo cy'iburyo n'icy'ibumoso. Rero uyu munsi wa none uyu mugabo witwa Bullinger ni umugabo umaze kugira byinshi cyane ahindura muri Bibiliya, ariko abantu ntabwo babizi. Reka mbabwire yuko uramutse urebye uyu munsi wa none Kiliziya Gatolika yashyizeho amoko menshi y'imisaraba. Niba mubireba neza kuri screen zanyu, hari umusaraba wa Mariya, wakwibaza Mariya yarabambwe. Hari umusaraba wo bita Coptic, hari umusaraba Cross of Jeremiah. Ese Yeremiya yigeze abambwa? Ariko nimubireba neza muri mubone ngo afite umusaraba. Hari umusaraba wa Lazaro yarabambwe, reka da. Murebe kuri screen yanyu, bashyizeho umusaraba wa Yohana yigeze abambwa, reka da. Hari umusaraba wa Petero ucuritse, icyakora Petero we yabambwe acuritse. Gusa uyu musaraba basigaye bawifashisha mu idini ya Satani. Hari umusaraba witwa Tau Cross. Aya moko y'imisaraba uyu bawita umusaraba wa Anthony, ni umusaraba Saint Francis. Ariko najya mbabwire ngo uyu musaraba muzasanga abantu benshi bihaye Imana bawambaye, ariko ntabwo ufitanye isano n'umusaraba uvugwa muri Bibiliya. Hari uwitwa Monogrammic Cross, uyu nguyu witwa Tauro. Hari umusaraba witwa Shiro. Iyo niyo yose ni imisaraba Steped Cross. Hakaba na Jerusalem Cross. Nimurebe uyu musaraba witwa Jerusalem Cross wahimbwe na Roma n'ubundi, muri busange urimo umusaraba umwe muremure n'utundi dusaraba 4 dutoya. Murebe kuri screen zanyu, najya mbabwire ngo ubu ni uburyo bwo kurwanya Karuvari. Hari umusaraba w'Abagiriki, hakaba n'umusaraba w'Abaromani, ari wo witwa umusaraba w'Abalatini, ari nawo Yesu yabambweho. Hakaba umusaraba wa Byzantine, hakaba n'umusaraba wa Papal Cross, umusaraba w'ubupapa. Uyu musaraba wo ufite etaje 3, biratangaje. Ni imisaraba 3 mu musaraba umwe. Ibi bintu bisobanura iki? Dukomeje, hari umusaraba witwa Ankh, akaba ari umusaraba wo mu Egiputa udafitanye isano n'iby'Imana. Hari umusaraba witwa Basque, hari umusaraba w'izuba, hari umusaraba wakoreshwaga na Hitler witwa Swastika. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, mu byakozwe n'intumwa, igitabo cy'umwuka w'abahanuzi byakozwe n'intumwa, page 52, igitabo cy'umwuka w'abahanuzi baranditse ngo umusaraba wari igikoresho cyo gukorera zaho isoni no kwiciraho urw'agashinyaguro, nyamara niwo wazaniye isi ibyiringiro n'agakiza. Abigishwa bari abantu boroheje, nta butunzi cyangwa intwaro bari bafite uretse ijambo ry'Imana, nyamara bambaye imbaraga za Kristo bagiye kwamamaza inkuru itangaje yo kuvuka kwa Yesu n'umusaraba we, ndetse batsinda babarwanyaga bose. Mu magambo make, umusaraba cyari igikoresho cyo gukozerezwaho isoni, ariko nyuma y'urupfu rwa Yesu cyabaye igikoresho cy'agaciro, ariko atari umusaraba uyu nguyu. Mariko 15:16. Maze abasirikare bamujyana imbere mu rugo rw'urukiko, bahamagara ingabo zose ziteraniraho, bamwambika umwenda w'umuhengeri, baboha ikamba ry'amahwa bararimwambika. Ubwo tugeze ku ikamba, bahera ko batangira kumuramutsa bati, ni amahoro mwami w'Abayuda. Bamukubita urubingo mu mutwe, bamucira amacandwe, baramupfukama, baramuramya. Bamaze kumushinyagura bamwambura wa mwenda w'umuhengeri, bamwambika imyenda ye, baramusohokana, bamujyana kumubamba. Kumuha urubingo mu gihe cyo kumuha inkoni y'ubwami, kumwambika ikamba ry'amahwa, ibi bisobanura iki? Uyu munsi wa none ikamba ry'amahwa bavuga yuko ngo babonye, bavuga yuko iri kamba ry'amahwa nyuma ya French Revolution habaye ikintu kidasanzwe. Mu mwaka w'1790 byanga byakunda batangiye kwegeranya bimwe na bimwe mu bintu byagiye bikurwa i Yerusalemu bigendanye n'urupfu rwa Yesu, kandi byanga byakunda niba mubireba muri iyi kiliziya yitwa Notre Dame ibiba mu Bufaransa, ngira ngo murabyibuka ko iherutse no gushya. Iri kamba ngo niho riri, ikamba Yesu yari yambaye. Ariko biratangaje cyane, iri kamba buri gihe mu kwezi kwa 4 ku itariki 15 iri kamba barajya kurisenga. Rero nshuti zanjye, uyu munsi wa none ntabwo urupfu rwa Yesu rugifite agaciro, ahubwo ririya kamba bavuga ngo banabonye
barishyize mu Bufaransa, abantu benshi baragenda bakajya kurisenga bakaripfukamira. Ariko mbabaze, iri kamba rimaze iki? Reka mbibutse yuko Yesu arimo aratubwira yuko abamwizera azatwambika ikamba ry'ubugingo. Ikamba ry'ubugingo ubu niryo dukwiye kurangamira kuruta ririya kamba riri mu Bufaransa. Nshuti zanjye, Yesu baramutaye, basigaye ku bintu bye gusa. Iki kintu kiratangaje. Ngiriya ya kiliziya nababwiye mu minsi yashize iherutse gushya, kandi byanga byakunda hari amateka atangaje y'uburyo ririya kamba ryagiye rigenda kugeza ubwo rigeze hariya. Niba mubireba hariya ikamba bararihashyize, barikoreraho imihango yo guterekera muri iriya kiliziya. Birababaje cyane. Twihuta, mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5:4 haranditse ngo, kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Kandi mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 448 nasomye amagambo avuga ngo, ubwo igicu gihoraho kizaba kigeze hafi, ijisho ryose rizabona umutware w'ubugingo, noneho ntazaba yambaye ikamba ry'amahwa muri rwa ruhanga rwe ruziranenge, ahubwo azaba atamirijwe ikamba ry'ubwiza mu ruhanga ruziranenge. Mu maso ye hazaba harabagirana umucyo nk'uw'izuba ryo ku manywa y'ihangu, kandi ku mwambaro we no ku kibero cye handitse iri zina ngo, umwami ugenga abami n'umutegetsi ugenga abategetsi. Mu magambo make, ntidukwiye kurangamira iri kamba riri mu Bufaransa, reka turangamire ikamba ry'ubugingo tuzahabwa. Kandi ibyanditswe byera bitubwira ko abubaha Imana bakayikorera izaribambika. Pawulo yarwanye intambara nziza. Mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 4:7 yaravuze ngo, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azamakuru urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Mu magambo make, hari ikamba rigiye guhabwa abantu, abarwana intambara nziza, abarangije urugendo, abarimo kurinda ibyo kwizera. Hari ikamba Kristo arimo kudutegurira, nawe ari ryo murangamira kuruta gutanga amafaranga mujya mu Bufaransa. Ikindi kandi, Yakobo 1:12 aranditse ngo, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda. Nta mpamvu zo kujya kuramya ikamba Yesu yari yambaye. Kandi ikindi kintu gikomeye nagira ngo babwire inshuti zanjye, icumu ryo mu rubavu. Iri cumu ryo mu rubavu Kristo yatewe nk'uko tubisoma muri Yohana 12:32. Bibiliya iravuga ngo abasirikare baraza, babanza kuri umwe bamuvuna amaguru, n'undi wari ubambanywe nawe bamugenza batyo. Ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, ntibamuvuna amaguru. Ariko umwe muri abo amucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe ubihamije, kandi ibyahamya n'iby'ukuri, kandi azi ko avuga ukuri, ngo namwe mwizere. Kuko ibyo byabereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo, nta gufa rye rizavunwa. Byongeye kandi ibindi byanditswe biravuga ngo bazabona uwo bacumise. Hano aya mateka aratangaje. Reka mbibutse yuko mu mwaka w'492 Constantinople bagiye begeranya ibimenyetso n'ibintu byagiye bigaragaza bikoreshwa mu rupfu rwa Yesu. Ariko mu 1492 mu bintu bidasanzwe byari birimo kuba mu mateka yabaye, umuyobozi umwe w'umusultani yahamagaye Papa Innocent, arangije amwereka ririya kamba. Ndetse ikintu gitangaje nuko byanga byakunda rya kamba bararijyanye, barijyana bararya cumu. Iryo cumu bararifashe bararijyana, ubu riri muri kiliziya ya Petero. Kandi iri cumu nagira ngo mbibutse ko mu ntambara z'isi iri cumu naryo ryagiye rihigwa, rigenda ryimurwa ahantu hatandukanye. Muze gukora ubushakashatsi kuri iri cumu. Abami bakomeye b'isi bagiye barihiga ngo nabo barifate mu kiganza. Iri cumu uyu musirikare yatikuye Yesu mu rubavu. Ariko nshuti zanjye nagira babwire ngo iri cumu ryarwanyweho n'intambara, ndetse intambara z'abanyamisaraba bifitanye isano nabyo. Ndetse iri cumu bigaragara neza yuko ryatoraguwe muri Turukiya. Mwibuka yuko Antiyokiya ariho yari iri. Rero nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje. Mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 449 batubwira ngo iki, hari harimo Herode wishyiraga hejuru ahinyura ubwami bwe, maze agategeka abasirikare be ngo bamwimikishe kumwambika ikamba ry'amahwa. Hari na bantu b'abagizi ba nabi b'ibiganza byanduye byahangaye kumwambika ikanzu y'umuhengeri, bakamutamiriza ikamba ry'amahwa mu ruhanga ruzira inenge, kandi bamupfumbatisha urubingo n'inkoni y'ubwami mu kiganza cye kitagiraga uwo kirwanya, maze bamwikubita imbere bamukwena ngo bamuramye. Abantu bakubise kandi bagacira mu maso y'igikomangoma gitanga ubugingo. Babonye inkovu zirabagirana bashaka guhunga kubera ubwiza bwe buhebuje,
babandi batoboje imisumari ibiganza bye n'ibirenge bye, umusirikare wamutoboje icumu mu rubavu. Bitegereje izo nkovu bagira ubwoba bwinshi n'agahinda. Mu buryo bwihariye abatambyi n'abatware bibuka ibyabereye i Karuvali. Igihe Yesu azagaruka, abanyabyaha bazagira amahirwe, ariko cyane cyane abantu bishe Yesu bari bari i Karuvali bazagira amahirwe yo kureba icyubahiro Yesu afite, awamuteye icumu, abamukoromboreje n'abandi bose. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe niho habitubwira neza, igice cya 7 haratubwira ngo dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Nshuti zanjye, nagira ngo mbereke yuko byanga byakunda ibi bintu byakozwe n'umuntu witwa Longinus. Ariko Longinus, umuntu watikuye Yesu icumu mu rubavu, ntabwo izina rye rizwi, amateka ntiyigeze amuvuga. Ariko Kiliziya Gatolika yamwise Longinus, irangije iramufata, ubu ni umutagatifu. Mu gitabo cy'intambara ikomeye barimo baratubwira yuko azazuka mu muzuko special w'abantu bakoromboreje Yesu, kandi bikagaragaza ko uyu muntu witwa Longinus atigeze yihana. Ariko nyamara Kiliziya yamushyize mu batagatifu. Uretse Kiliziya, Abangilikani, Abaorthodox n'abandi bifatanya nayo bemeza ko Longinus uriya watikuye Yesu icumu yahindutse umuziranenge. Ndetse ugiye muri Kiliziya ya Petero Wera i Roma i Vatikani usangamo stati ye nk'uko barimo kubireba kuri screen. Nshuti zanjye, ibi nabyo biratangaje. Inyandiko z'ibanze paje 147 haranditse ngo Yesu azerekana ibiganza bye birimo inkovu zo kubambwa kwe, izo nkovu azazihorana iteka ryose. Ikimenyetso cyose cy'imisumari yatewe kizagaragaza amateka yo gucungurwa k'umuntu guhebuje, ndetse n'ikiguzi gikomeye cyatanzwe ku bw'uko gucungurwa. Abantu bateye icumu mu rubavu rw'umwami utanga ubugingo bazibonera inkovu zaho bamucumise, maze baboroge n'umubabaro mwinshi kubw'uruhare bagize mu kwangiza umubiri we. Iki kintu kirakomeye cyane. Reka mbabwire, wakwibaza ngo ninde wishe Yesu? Iki ni ikibazo abantu bajya bibaza, ariko uyu munsi wa none nagira ngo mbabwire yuko ari Abayahudi bo bavuga yuko Yesu, urebye mu byitwa Talmud, nashyizeho website hariya My Jewish Learning, muri iyo website baranditse amagambo akomeye. Barandika ngo Yesu, aba bakoze ubushakashatsi barangije bemeza bakurikije Sanhedrine na Babylonian Talmud, bararebye basanga ngo Yesu yaraciriwe urubanza rwo gupfa bitewe n'icyaha cy'ubwesikoro ndetse n'ubupfumu. Yesu ngo yishwe ngo kubera icyaha cy'ubupfumu no kubeshyabeshya n'iki. Ubwo ibyo nibyo banditse muri Talmud. Talmud ni ibitabo Abaheburayo bamwe na bamwe bigira, bari mpamvu batamenya Yesu. Ariko noneho ikintu gitangaje ngiki, urabona ko bo batungaga urutoki. Roma yo iravuga ngo kirere mu 1965 Vatikani ya kabiri, Council, inama ya kabiri ya Vatikani ya Gatolika yemeje yuko abantu bajyaga bavuga yuko Abayahudi aribo bishe Yesu, icyo cyaha kibakurwaho, ahubwo bakavuga ko Abayahudi ataribo bishe Yesu. Ariko Roma yirinze kwerekana impamvu yuko ariyo yishe Yesu. Mu magambo make, urupfu rwa Yesu rurimo rurigizwayo. Ariko mu byakozwe n'intumwa igice cya 5:29, Petero n'izindi ntumwa basubije abantu bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Imana sogokuruza yazuye Yesu, uwo mwishe mumubambye ku giti, Imana yaramuzuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Aya magambo arakomeye. Mu Batesalonike, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 14 haranditse ngo, kuko bene data mwiganye amatorero y'Imana y'i Yudaya ari muri Kristo Yesu, kuko ibyo mwababajwe n'ubwoko bwanyu ari bimwe n'ibyo abo bababajwe n'Abayuda. Abayuda bishe umwami Yesu n'abahanuzi, kandi natwe baratwirukanye ntibanezeza Imana, baba banzi b'abantu bose, batubuza kubwiriza abanyamahanga ngo nabo bakizwe, bahora buzuza urugero rw'ibyaha byabo, ariko ubwo umujinya ubasohoreyeho kubarangiza rwose. Intumwa zeruraga ko Abayahudi aribo bishe Yesu, cyokoze bagasaba Abaroma ngo babibafashemo. Inyigisho ivuga ko Kristo atapfuye uyu munsi wa none nayo iriho. Ariko igitabo urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15:3 haranditse ngo, muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe. Nanone magambo make, urupfu rwa Yesu rwubahirije amategeko y'abanditsi bari barabayeho mbere ye. Abaheburayo 5:7
Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane, iyo abashije kumukiza urupfu ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye, kandi amaze gutunganywa rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Imana ubwayo imwise umutambyi mukuru wo mu buryo bwa Melikisedeki. Tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa kuko mwabaye ibihuri. Hari uburyo abantu bitwa abayisilamu bajya bacurika iri somo, barangiza bakavuga ngo Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane, iyo abashije kumukiza urupfu ataka cyane arira. Mu magambo make iri somo bahita bavuga ngo Yesu yaratatse, ngo Imana ibona arababaye cyane ngo ihita imukiza urupfu, ntiyatuma banga. Inyigisho ivuga yuko Yesu atabambwe ni inyigisho irimo kugenda yiganza cyane mu bantu benshi, cyane cyane idini ya Isilamu n'abahindu n'ababudisite n'abandi. Ariko nshuti yanjye, twinjiyemo imbere, iyi nyigisho y'uko Yesu atabambwe yagiye ituruka ku bantu bagiye batandukanye bagiye babaho kera, bagiye bavuga yuko Yesu atigeze abaho. Iyi nyigisho yagiye igira abantu benshi. Mu myaka 200 nyuma ya Kristo habonetse inyigisho ikomeye yitwa Sun Hypothesis. Sun Hypothesis ni inyigisho ivuga yuko umuzuko wa Yesu utabayeho, ahubwo iyo nyigisho ivuga yuko Yesu yaguye muri koma, bamujyana ngo mu gituro bazi ko yapfuye, ngo abigishwa be ngo bigize abasirikare ngo baraza baramwiba. Noneho bakavuga yuko Yesu atari yapfuye, ubwo yari yaguye muri koma bisanzwe. Ariko ubu murumva ni ukurwanya inyigisho yuko basanze Yesu yapfuye barangiza ntibamuvuna amaguru. Iki ngiki ni ikintu gikomeye. Iyi nyigisho kandi yakomeje gukomeza kuzenguruka. Iyi nyigisho niyo nyigisho yahingutse kuri Muhammad, kandi Muhammad nawe yeruye avuga neza yuko Yesu atigeze abambwa. Ndetse uramutse urebye hari inyigisho nyinshi cyane z'abayisilamu zivuga yuko Yesu atigeze abambwa. Hari inyandiko ya Papyrus y'umugabo witwa Irenaeus. Papyrus ni inyandiko zanditswe n'uwitwa Irenaeus zitwa Against Heresies. Izi nyandiko nizo nyandiko zafashije Muhammad gusoma yuko Yesu ngo atapfuye. Ni inyandiko zanditswe n'abantu b'abayobe mu gihe cya Kiliziya, ariko aba bantu ntabwo abantu bigeze babitaho. Uyu muntu yabayeho mu 120 kugeza muri 202. Uyu muntu ukomeye yanditse ibi bintu, yanditse yuko nubwo igihe Yesu yari ari kumwe na Simoni, Yesu yihinduye isura. Yesu Simoni umunyakurene yahuraga na Yesu, ngo Yesu yihinduye isura ya Simoni. Noneho arangije Yesu bajya ku ruhande aseka bari bashakaga kumwica. Noneho rero ngo nyuma yaho ninde wabambwe? Nta wundi wabambwe, ngo ni Simoni wabambwe. Simoni ngo yarabambwe, Simoni umunyakurene yarabambwe. Yesu arangije ngo arabacika arigendera. Iyi nyigisho yatangiye mu 120 kugeza mu mwaka 202. Ni inyigisho yanditswe, abantu benshi barayikurikirana. Ariko nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, iyi nyigisho niyo yaje gutuma Muhammad nawe ubwe, nyuma murabizi ko Muhammad yagiye ahura n'abakirisitu benshi. Urugero ni mujya ku rubuga rwitwa Wikipedia mukareba Muhammad in Islam, aho ngaho muri buhasanga urwo rubuga rwa Wikipedia rutubwira abantu b'abakirisitu bagiye bagira inama Muhammad banamusobanurira inyigisho za gikirisitu. Umwe yitwa Waraka ibn Naufal, undi yitwa Abu Talib. Aba bantu n'uwitwa Bahira, uyu muntu Bahira, Abu Talib n'uwitwa Waraka. Aba bantu batatu bari abantu bamenyereye ibintu bya gikirisitu, ndetse bari bazi inyigisho za Kiliziya Gatolika. Uriya witwa Waraka we yari azi Tora, inyigisho za Giheburayo, akaba azi na Gospel. Binagaragara ko ariwe wagiye agira ibintu byinshi na bimwe na bimwe asobanurira Muhammad. Aba bantu rero inyandiko zanditswe mu 1913 muzazibona kuri ya website. Uzasanga yuko Muhammad aho hantu niho yakuriye iriya nyigisho yuko Yesu atigeze abambwa. Ariko wakwibaza, Korowani yo Muhammad yabyanditse muri Korowani inyigisho ivuga ko Yesu atigeze abambwa, ngo ahubwo ngo Imana yamuteruye igahita imujyana mu ijuru adapfuye. Ni inyigisho n'abanyamadini benshi bamaze kwizera ko ni inyigisho y'ikinyoma. Korowani muri surati ya 4, surati ya 4 ya Korowani yitwa An-Nisa, ni igice cya 6. ni icyo twita imirongo, ni umurongo w'157 byo busanzwe mwita umurongo muri Bibiliya. No kubera ko bavuze bati twishe Masihi Isa Yezu mwene Mariyamu intumwa ya Allah, kandi bataramwishe cyangwa ngo banamubambe,
ahubwo ari undi muntu bishe baranamubamba. Murabyumva neza, za nyigisho zo mu 120 kugeza muri 200 za Ireneusi. Noneho hagakubitiraho n'abantu b'abakristo bo muri kiliziya bagiye bakazaza bigisha Muhamadi b'Abarabu b'abakristo bigishaga Muhamadi ibigendanye n'amateka ya kiliziya. Ni nabo bantu batumye izi nyigisho zigera kuri Muhamadi nawe hano muri Korowani yeruye yuko Yesu atigeze apfa, nta nubwo bigeze banamubamba, ahubwo n'undi muntu wari wahawe ishusho isa nk'iye. Mu by'ukuri abajya impaka ku bya Yesu, bamwe bavuga ko yabambwe, abandi bavuga ngo yajyanywe mu ijuru. Abo bose babishidikanyishaho, nta n'umwe muri bo ufite icyo abiziho, usibye ko ibyo bavuga ari ugukeka gusa. Mu by'ukuri nta nubwo bigeze bamwica, ahubwo Allah yaramuzuye amujyana iwe, kandi Allah ni Azizun, uganza akagira ububasha bwose, Hakimu, isoko y'ubwenge n'ubuhanga. Murongo w'159, nta n'umwe muri ahli kitabu, abakirisitu n'abayahudi, azemera umuhanuzi Isa Yezu mwene Mariya nk'uko akwiye kwemerwa, usibye ko nagaruka ku isi bazamwemera mbere yo gupfa kwe, no ku munsi w'imperuka azaba umuhamya kuri bo. Iyi Korowani irimo ibinyoma bitatu. Ikinyoma cya mbere ni ikinyoma bakuye kuri Ireneusi yuko Yesu atabambwe ahubwo habambwe undi. Ubwo bivuze ngo iki? Bamwe barimo baravuga yuko habambwe Simoni, mu mwanya ndaje mbereke abandi bavuze yuko habambwe Yuda. Noneho icyo ni ikinyoma cya mbere. Ikinyoma cya kabiri noneho ni ikinyoma cyo kuvuga yuko Kristo nagaruka azagira gute, azaba aje gupfa, azava mu ijuru amanuke aze gupfa. Iki kintu rero nanone ikindi, ku munsi w'imperuka azaba umuhamya kuri bo. Abisilamu bemeza yuko imperuka izaba ku munsi w'imperuka, Yesu agahagarara imbere y'abantu ngo basenze bamuramya akabihakana. Ariko Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo uwumvira ijambo ryanjye sinzagira isoni zo kumana imbere ya Data n'imbere y'abamarayika bera. Reka twihuta turebe isomo ryo mu Byahishuwe. Bibiliya idufitiye igisubizo nyakuri. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 18. Ese koko Yesu nyuma y'uko azuka Yohana akamwerekwa mu mwaka w'100? Igihe Yohana yerekwaga igitabo cy'Ibyahishuwe, yeretswe Yesu yabwiye ngo iki Yohana? Reka turebe Ibyahishuwe 17 igice cya mbere umurongo wa 17. Mubonye niyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Amen. Yesu rero yarapfuye kandi arangije arazuka. Ibyo bigahita bishyira ku ruhande ibyo Korowani ivuga. Isomo dukura ku musaraba twihuta ni irihe? Mu gitabo nkunda cyane, igitabo nkunda cyane, iki gitabo kiratangaje cyane. Muri iki gitabo baranditse ngo iyo twize imico y'Imana mu mucyo w'umusaraba, tubona impuhwe, kwiyoroshya n'imbabazi bivanze n'ubutungane n'ubutabera. Ku ntebe y'ubwami tuhabona ufite inkovu mu biganza, ku birenge no mu rubavu. Izo nkovu ni ibimenyetso by'imibabaro yihanganiye kugira ngo yunge umuntu n'Imana. Tubona Data wa twese uhoraho, ufite mu mucyo utegerwa, nyamara utwakira binyuze mu byo umwana we yakoze. Igicu cyo kwihorera cyagaragazaga umubabaro no kubaho nta byiringiro gusa. Mu mucyo umurika uva i Karuvari ku musaraba, iki gicu gihishura amagambo y'Imana ivuga iti, urakabaho munyabyaha, urakabaho. Mwabicuza abantu bizera, murakabaho. Mu magambo make, natanze incungu. Aya magambo kuri paje 205 z'iki gitabo aratangaje. Nshuti zanjye, ndagira mbabwire yuko uyu munsi wa none nimureba neza hari ibinyamakuru byinshi. News Punch ni ikinyamakuru kimwe gikomeye cyerekana ko Vatikani yemeje neza yuko Yesu atabambwe. Hari igitabo cyavumbuwe, iki gitabo ni mu kinyamakuru nanone muri nativetoday.com. Ni iki gitabo ndimo kubereka ku mbuga kunuza kuri televiziyo zanyu kuri screen. Hano baranditse ngo the Vatican have confirmed that a new discovered 2000 year old Bible found in Turkey says that Jesus Christ was not crucified as is commonly believed. Ni igitabo ngo cyavumbuwe muri Turukiya, ndetse bavuga yuko ngo kivumbuwe kimaze imyaka 2000 cyanditswe. Icyo gitabo ngo kikaba cyemeza ko Yesu atagize gute, atabambwe.
ariko ndajya mbabwire Turukiya umunsi ni igihugu kiyoborwa n'Abisilamu. Niba mubireba cyanditse mu Cyarabu, iki gitabo cyanditse mu Cyarabu kikaba cyaravumbuwe muri Turukiya, kikaba kivuga yuko Yesu atigeze abambwa. Vatikani ikaba irimo kuvuga ngo nibakizane Vatikani irebe ubuziranenge bwacyo niba kiriho. Ariko ikintu gitangaje, nativetoday.com ivuga yuko ubushakashatsi bw'ibiri muri iki gitabo bugaragaza neza yuko bwakomotse kuri, ndetse muri iki gitabo ukinjiyemo neza basobanura neza ko Yuda Simoni atari we wabambwe, ahubwo Yuda Iskariyoti ari we wabambwe. Yuda Iskariyoti muri iki gitabo bavuga ko ari we wabambwe mu mwanya wa Yesu. Iki gitabo rero Vatikani irimo iragishaka ngo igisuzume neza, ndetse iki gitabo bavuga yuko cyakomotse ku butumwa bwa Barinabasi. Harimo ubutumwa bwa Barinabasi, harimo ubutumwa bwibagiranye bwatakaye bwa Yesu. Hano muri iki gitabo nanone bavuga yuko harimo uburyo Yesu yakundanaga na Mariya n'ibindi byinshi cyane. Ikindi kintu kigaragara nuko byanga byakunda iki gitabo gifitanye isano n'ibyo Muhammad yanditse. Rero nshuti zanjye, dukeneye kuba maso tukanareba cyane. Nihuta nagira mbabwire yuko umwenda bari bazinze Yesu ari mu gituro igihapfa ariwo bita Shroud of Turin. Uyu mwenda nawo nyuma yaho bagiye bawufata barawujyana, abapapa batandukanye bagiye bawuvugaho. Shroud of Turin bavuga yuko ari umwenda Yesu yarazinzemo, ndetse bakavuga ko umwenda wagiye ugenda ugaragara mu 1354 waratowe, mu 1389 warabonetse, mu 1506 wagiye uhindurirwa ahantu. Uyu mwenda rero Kiliziya Gatolika niyo ufite, kandi uyu munsi wa none abantu barimo barawusenga. Ariko nshuti zanjye nagira mbabwire ngo iki kintu kirakomeye cyane. Buri munsi, buri Holy Saturday mu kwezi kwa kane cyangwa kwa gatatu, mu gihe bagiye kwinjira muri iriya gahunda ya Pasika, harimo umunsi bagena wo kujya kureba wa mwenda. Kandi uyu munsi wa none ndagira mbabwire yuko Vatikani ivuga yuko uwo mwenda bawusura kandi bakawusigaho amaturo menshi, abantu bakanawuramya. Ibu rero ni ubupfumu bukomeye cyane. Iki ni ikintu gikomeye, dore nguriya niba muwubona uyu mwenda Vatikani uvugaho ibintu byinshi cyane. Ubu nabwo ni ukurwanya ibyo Kristo yakoze. Dukwiye kurangamira gukiranuka kwa Kristo, ariwo mwambaro wera atwambika uyu munsi wa none. Rero icyo nagira ngo mbabwire twerekeza ku musozo wacu, ni amagambo nshaka gusorezaho ari mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni igitabo nkunda cyane. Umwanditsi w'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku ipaji 132 Umwuka w'ubuhanuzi yaranditse ngo iyaba muri iki gihe abigisha ijambo ry'Imana bakomezaga kwerereza umusaraba wa Kristo, umurimo wabo warushaho kugera ku musaruro ushimishije. Iyaba abanyabyaha bayoborwaga ku kureba ku musaraba rimwe bivuye ku mutima. Mu magambo make, turamagarirwa kurebesha umusaraba wa Kristo ibikorwa ibyo Kristo yakoze byose, kubirebesha umutima wacu, atari ugutega indege ngo tujye kubisuraho biri. Iyaba mu buryo bushyitse gusobanukirwa umukiza wabambwe bazamenya uburebure bw'imbabazi z'Imana n'ububi bukomeye bw'icyaha. Magambo make, Kalvari ibereyeho kutwereka urukundo rw'Imana n'ububi bw'icyaha. Urupfu rwa Kristo rwerekana urukundo rw'Imana ruhebuje yakunze umuntu. Urupfu rwe ni ingwate y'agakiza kacu. Kuvana umusaraba mu Mukristo byaba gukura izuba mu kirere. Kuvana umusaraba mu Mukristo byaba nko gukura izuba mu kirere. Umusaraba utwegereza Imana, ukatwunga nayo. Mu mpuhwe nyinshi z'urukundo rw'umubyeyi, Yehova areba umubabaro umwana we yihanganiye kugira ngo akize inyoko muntu urupfu rw'iteka ryose, maze akatwemerera mu mwana we akunda. Nsoza nagira ngo mubwire inshuti zanjye, uyu musaraba wa Kristo, igitambo cy'i Kalvari, Satani agiye kubirwanya. Harimo harakinwa amafilime, harasohoka za kalendari, harimo harandikwa ibintu, harimo haravugwa amagambo, ibinyamakuru birimo birandikwa. Byose, niba ushaka kumenya icyo ukuri kw'Imana kuvuga ku gitambo cy'i Kalvari, itoze gukoresha Bibiliya. Kandi nagira mbabwire ngo utaba amaso ari gutwarwe n'ibi binyoma biri muri no minsi y'imperuka. Ariko wenda kwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, numara gukomera ukomeze bagenzi bawe mu izina rya Yesu. Amen. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira uburyo twitaho n'uburyo dukurikirana. Igitambo cy'i Kalvari wagitangiye kugira ngo abana b'abantu tumenye urukundo rwawe kandi tumenye uko twitaho. Reka amaraso yamenetse yo kudupfira ubusa rero uyu munsi
uturindane ibitekerezo byacu byajarajara kugira ngo tujye gushakayo agakiza, ahubwo aba ari we tugashakaho. Ibimenyetso byose, yaba umusaraba, yaba icumu, yaba ibintu ibyo ari byo byose byari i Karuvari, uyu munsi wa none biri mu biganza bya Roma, kandi Roma irimo irabyifashisha mu kuyobya abantu. Reka wowe wabambwe ufite agaciro mu maso yacu, aba ariwe utwara ibitekerezo byacu, udukundisha ijambo ryawe, udukundisha ubwami bwawe, uduhe kwiyubaka ku ijambo ryawe mu gihe ibinyoma n'inyigisho z'ibinyoma birimo kuza bishyirwa imbere y'abana b'abantu. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.